no pain, no gain. Nanjye ndakomeje. Tubahaye ikaze umuyoboro mugari w'umutuzo voice record. No pain, no gain. Nanjye ndakomeje. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ese ubundi iyo bavuze no pain, no gain, mu busanzwe baba bashatse kuvuga iki? Ubundi mu busanzwe pain bivuze akababaro, gain bivuze kwakira cyangwa se inyungu. Mu yandi magambo avuze ngo nta mubabaro ntacyo ubasha kugeraho. Ayo magambo niyo tujya kuganiraho uyu munsi. No pain, no gain. Nanjye ndakomeje. Nta kintu cyitwa intsinzi gituruka mu bintu byoroshye. Buri munsi biragusaba guhangana n'ibikomeye kugira ngo ube umuntu ukomeye. Iyo utigeze urira ntumenye ishimwe rituruka ku ntsinzi. No pain, no gain. Ibikomeye bya none nibyo bizakubakira ejo hawe heza. Nuhitamo inzira yoroshye none, uzabaho ubuzima bugoranye ejo. Ariko uyu munsi niwemera guhitamo inzira igoye, uzabaho ubuzima bworoshye ejo hawe. Nta mpinduka iba idahenze. Ububabare nibwo bihindura cyangwa se nibwo bwubaka ubuzima bwawe bw'ejo. Iyo uhanganye n'ububabare uba witegura kwakira umugisha. Uburyo bwonyine bwo kugera kure ni ukwemera gutangira nubwo bigora. Imbaraga nyazo zivuka mu bihe bigoye. Hagati yawe n'inzozi zawe hari imvune, ariko iyo wirinze kuvunika ntubigeraho. No pain, no gain. Nuhagarara uba wemeye gutsindwa. Nuhangana uba uri kubaka intsinzi. No pain, no gain. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 3:19. Hari amagambo Imana ubwayo yibwiriye abantu bayo yiremeye nyuma yo gukora icyaha. Imana yarababwiye ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Nshuti yanjye, no pain, no gain. Utababaye nta kintu wageraho. Biragusaba kuvunika, biragusaba gukora, biragusaba gukoresha umubiri wawe, biragusaba gukoresha imbaraga zawe zose, biragusaba kwibabaza kugira ngo ugire ikintu ugeraho. Yesu yaje mu isi kugira ngo acungure ubugingo bw'abari mu isi. Mission ya Yesu cyangwa se gahunda ya Yesu kwari kugira ngo abantu bari mu isi abakize ibyaha, babeho mu buzima butsinda icyaha. Ntabwo byari gushoboka ko Yesu abifata nk'ibisanzwe, yumva ari ibintu bisanzwe ngo bifate nk'ibyoroshye. Ntabwo yari kubigeraho. Mu yandi magambo byamusabye ikiguzi kugira ngo aronke ubugingo bw'abantu. Byamusabye kwangwa, bimusaba kubabazwa, aratotezwa,
ku ndunduro ya byose abambwa ku musaraba i Gologota. Uwo ni umubabaro Yesu yagize kugira ngo aronke ubugingo bwanjye, kugira ngo aronke ubugingo bwawe, kugira ngo aronke ubugingo bw'abari mu isi. Byamusabye gutanga igitambo cy'amaraso. No pain, no gain. Biragusaba kugira ngo ugire ikintu utanga cyangwa se utakaze imbaraga zawe mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ugire ikintu wageraho. Mu mibabaro y'umwuka niho Imana yinjiriza imbaraga nshya mu mutima wawe. No pain, no gain. Imana ikoresha ingorane gukaraga umutima nk'uko umuriro usukura zahabu. Mu bihe bikomeye niho imbaraga z'Imana zigaragarira cyane. Nta gihinduka mu buzima bw'umwuka utabanje kunyura mu kigeragezo kiguhindura. Imana ntikwemerera kugerwaho n'umubabaro utagira umugambi. Buri kigeragezo cyose gifite isomo n'umugisha mu buzima bw'umuntu. Amasengesho waturiye mu marira uyu munsi, ejo niyo azavamo ubuhamya. Nta gukura mu kwizera utabanje kunyura ahantu hatababaza umutima. No gain, no pain. Akababaro k'iki gihe ni impamba y'ubwiza Imana iguteganyirije. Ndagushimiye cyane wowe wemeye kudutega amatwi uyu munsi. Nibutse gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe. Kandi nkubwira ngo niba aya magambo hari ahantu agukoze ku mutima, uyasangize n'inshuti zawe.